Manuel, umunezero wa Esteri uri muri wowe. Ushatse ko Esteri anezerwa azanezerwa cyane, kandi nanezerwa mu ijuru bazagushima. Na niyo mpamvu reka dukomeze tubasuhuze mwese mudukurikiye. Turacyari kuri Evangélisez le Monde TV, ndimo ndishyura inka ya Nyangara. Nababwiye ko tuza kubana uyu munsi mu gikorwa cy'ubukwe bwa Esther, umukobwa wa Pastor Uwambaje Emmanuel. Ngewe ndi bikemu cyangwa se bikemu wa Yesu. Dukomereje rero, tuvuye muri dote nkuko mwajya mubibona kuri video zabanje. Ubu tugeze kuri ADPR ku Gisenyi, niho tugiye gukorera kino kiganiro, nako niho tuhagiye gukomereza imihango y'ubukwe. Aha ni mu rusengero turi nyine, murumva ko amajwi batangiye kuririmba, birakomeye cyane. Ni ibintu byiza by'igiciro. Ubu ni ubukwe bw'umuntu wubashye Imana, ubu ni ubukwe bwiza, imihango, imisango yagenze neza, ntabwo yaririmo bya binyoma tumenyereye. Bwari ubukwe bufite ishusho yo kwera, ubukwe bushushanya ubwijuru uko tuzaba tumeze. Byari ibintu biryoshye nyine nkuko mwagiye mubibona muri video zabanje. Niba utarebye amavideo yabanje, ugende munsi y'ivideo ndayagushyiriraho kugira ngo urebe ukuntu ubukwe bwari bumeze. Bakunze ba Evangélisez le Monde TV, hano turiho ni kuri ADPR ku Gisenyi. Tugiye gukomeza tujya mu rusengero, aho nyine hagiye kuba umuhango wo gusezerana mu buryo bw'iyobokamana. Nituhava ibirori biraza gukomereza, reception irakomereza hariya nyine twari turi hano hepfo kuri Lake Kivu. Aha, mukomeze muryoherwe rero, mukomeze mumererwe neza. Umuntu mukura amaso yanyu kuri Evangélisez le Monde TV, buri kantu kose tujya tugenda tukabereka uko kateguwe. Okay, thank you. Twagira ngo rero nuko bamwe twaboranye buriya n'abandi batageze aho bari gusabira no gukwa, reka twongere twagira ngo rero dufate umwanya wo gusenga. Reka twese duhagurutse, naboneka duhe Imana amashyi menshi, turinde ari bazima. Reka rero dutangire iteraniro ryacu, tugiye kuririmba indirimbo y'Ijana mu ndirimbo zo gushimisha Imana twishimye. Hari abantu baza mu birori bakaba baziguranye, ariko mu mwanya wo kwishima tukagaragaza ibyishimo. Yewe ni Pastor Safari Bisoni ugiye kuyobora ino gahunda, abadushumba n'ururembo rwa Mukozi. Reka rero abaririmbyi badufungurire ino ndirimbo hanyuma dutangire. This
amen. Aho biyumva mwikaze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka twakire umuryango wo ku ruhande rw'umuhungu, aho bari hano nubwo ari mu itorero rimwe, reka nabo bahaguruke badusuhuze. Ndababona benshi rwose, amashyi menshi ku bana nabo bitabiriye benshi. Reka badusuhuze gatatu. Amen. Turabakira mu izina rya Yesu Kristo, amen. Twibwira ko abasangwa ndetse abaduhekeye ndetse n'abanyagiro za bene data, ngiye gusaba pasiteri Ndayishimiye Tarisisi aze yegere hano hafi asengere umushoro rya Pentekote ndetse n'amasezerano yabo. Mana yacu, turabizi neza ko ijambo ryawe ari ryo ryaturemye riturusha imbaraga, ntabwo twarisengera kuko ari ryo ryatugize abo turi bo, ariko dusengeye umukozi wawe ugiye gukora uyu murimo, umurimo wowe ubwawe wari guhagarara hano ukawukora, ariko ushima kumunyuzamo amagambo yawe kugira ngo abe ari gukora uyu murimo. Mana yacu, turamusengeye ngo imbaraga zawe zimuzeho, ubwiza bw'Imana bumubonekeho, amahoro y'Imana yuzura umutima we. Kandi nyakubahwa, n'abageni bacu bagiye kumva iyi nyigisho ndetse n'amasezerano bagiye kugirana, nyakubahwa turabasengeye kugira ngo ubahe amatwi yumva cyane icyo ijambo ryawe rivuga, kandi ubahe n'imitima yakira icyo ijambo risobanuye. Natwe abicaye hano, yewe n'abakoze aya masezerano kera, turashaka kongera kwiyumva hari icyo dukwiriye kongera gukora. Ahari twaba twarateshutse, ariko nitwumviye inyigisho natwe uduhe kongera kuvugurura amasezerano yacu. Urakoze nyakubahwa, turagushimye. Icyubahiro n'ubutware n'imbaraga bibi byawe, kandi bibe no ku mukozi wawe, tubisabye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Yesu dushimiye Imana iduhaye ubu bukwe, nongere mpagurutse tuyishime Emmanuel na Tuyambaze Esther bongere bajejuru. Ntabwo ngiye kubaza imiryango nibi byagomba gukorwa byose byarakozwe kuko bimwe byabaye duhari, ahubwo muri barerekanywe hano mu itorero aho babarizwa. Uyu munsi rero nabwo tugiye kuba barangira bwa nyuma mbere yuko dukomeza na gahunda yo kubashyingira. Niyo mpamvu nshaka kongera kubaza itorero niba uyu munsi mukibahamiriza ko twabashyingira, kugira ngo mubihamishe kurambura ibiganza byanyu. Mbese muracyabahamiriza? Niba mukibahamiriza ka turebe ibiganza byanyu. Manuel na Esther itorero cyabahamiriza. Yesu abahe umugisha kamwicarire. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, aho tugiye gutangira dusoma ni mu gitabo cy'Itangiriro. Impamvu ari cyo tugiye guheramo nuko ni igitabo tubonamo ibintu bitandukanye, uko byaremwe, uko byabayeho. Kandi uyu munsi nawo ni umunsi Imana igiye gukora ikintu gikomeye. Uyu ni umunsi Imana igiye kurema. Icyo nshaka kubabwira nk'itorero mwese nuko uyu mwanya turimo ni umwanya urenze umuhango. Uyu mwanya turimo ni umwanya urenze celebration. Harimo igikomeye kurenza ubukwe, harimo igikomeye kurenza ibirori. Nuko uyu ni umwanya Imana igiye kurema umuryango. Imana ishimwe cyane. Kandi birashoboka ko muri mwebwe hari umuntu wagize icyifuzo cyo kubona ubukwe bwa Emmanuel, hakagira ugira icyifuzo cyo kubona ubukwe bwa Esther, ku buryo nubwo watashye ubukwe wicaye hano uvuga ngo disi Imana ishimwe.
impamvu Imana yabikoze nuko nawe yakugira icyizere cyo kuba umwe mu bahamya baya masezerano. Rero mureke tuyishimire twe ab'Imana yagira icyizere, kuko hari benshi babyifuje, hari n'abandi benshi bifuzaga kuba muri uyu mwanya, ariko Imana itabihaye. Twe rero turi muri uyu mwanya mu rusengero twagize umugisha wo kubona Imana irema. Nimujya mu mwuka murabona Imana iri kurema, murabona Imana iri kurema. Iki gitabo cy'itangiriro igice cya 2 umurongo wa 18 uravuga ngo kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Umurongo wa 21 Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu buticwa arasinzira, imukuramo urubavu rumwe ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore, imushyira uwo muntu, aravuga ati uyu ni igufwa ry'uwo magufa yanjye, nakara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Muvuge ngo Imana ishimwe cyane. Dawidi yandika muri Zaburi ya 8 yaravuze ngo umuntu ni iki ko umwibuka. Imana ishimwe. Uyu mwanya ni umwanya urenze umuryango, ni umwanya urenze abantu bari hano, ni umwanya urimo gukora kw'Imana. Na niyo mpamvu uyu kwiye kutubera umwanya wo gushimira Imana no kubona gukora kwayo, no kubona ko ihera mu itangiriro ikageza mu iherezo, no kubona ko igikora ibintu birenze ibyo tubona n'amaso yacu. Umuryango wa Emmanuel Uwambaje wakibaza ngo ariko nkatwe turi bande? Umuryango wa Nkunzu Rwanda wavuga ngo ariko nkatwe turi bande? Uyu munsi tuyishime, wavuga ate ko nkanjye tuyishime ndinde? Esteri wavuga ate ko nkanjye Esteri n'ubusteri bwanjye ubu ndinde? Guhera mu gitondo ngihagurutsa abantu bava igihugu cyose, bahagarika ibintu byose uyu mwanya. Ariko Dawidi aravuga ngo Uwiteka mwami wacu, erega izina ryawe ni ryiza mu isi yose. Umwanya nk'uyu ni umwanya wo kongera kubona ko Imana yacu ni Imana nziza. Imana ishimwe, ni Imana nziza, ko no gutangiza umuryango biva mu bwiza bwayo. Kuba umuryango warabayeho, kuba twicaye hano tuganira ku muryango, nuko bikubiye mu bwiza bw'Imana. Ariko kuva mu itangiriro, iyo usomye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Mariko mu bice 10, ni gice dukunda kwita ngo ni ubutumwa bw'umuryango cyangwa se Evanjili y'umuryango. Ubona uburyo kunanirana kw'abantu kwagiye kwangiza iby'Imana yakoze, kandi bikabaviramo guhemuka no kwihemukira. Muri iki gice cya 10 ngo abafarisayo baza ahari babaza Yesu bati mbese amategeko yemera ko umuntu asenda umugore we? Iri jambo gusenda ku bakiri batoya ni divorce, no gutandukana, no guta uwo mwashakanye. Mbese amategeko arabyemera ko umuntu ata uwo bashakanye? Uko yamutama uko ariko kose, yamutabizwi cyangwa bitazwi, baba bagiye mu bakonye bakabisesa aho babyanditse, baramubaza ngo mbese amategeko arabyemera? Ngo nawe arababaza ati Mose yabategetse iki? Baramusubiza bati Mose yemeye ko umuntu yandika urwandiko rwo kumusenda ngo abone uko amwirukana. Mbega baramubwira ati Mose yarabitwemereye. Umurongo wa 5 Yesu arababwira ati icyatumye abandikira iryo tegeko ni ko imitima yanyu yari inangiwe. Aravuga ati impamvu yabibemereye nuko mwari mwarananiranye, nuko mwarabaye ibyigenge, nuko mwari mwarigometse, nuko mwari mwarananiranye, mwari mwarananiwe. Ariko
ku murongo wa 6 avuga yuko uhereye mu itangira ryo kurema Imana yaremye abantu umugabo n'umugore, nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata, bombi bakaba umubiri umwe, bigatuma baba batakiri babiri ahubwo baba babaye umubiri umwe. Nuko icyo Imana ateranirije hamwe umuntu ntakagitandukanye. Bageze mu nzu biherereye kuko abantu bari barananiranye, ngo abigishwa begera Yesu bashaka kumubaza niba adakabije. No muri iyi minsi abantu bagenda batwegera atari ko buriya mwebwe ADPR nta buryo mwatworohereza yakugoroka mutatu gushyingira undi, nta buryo mwabyoroshya. Ngo bageze mu nzu ngo abigishwa begera Yesu ngo bongera kumubaza ibya rya jambo, ngo arababwira ati umuntu wese usenda umugore we akarongora undi abasambanye, kandi n'umugore wahukana n'umugabo we agashyingirwa undi abasambanye. Mwakirenze ijambo ry'Imana. Abakunda kujya kwibaza b'abashumba mpuzongeye kujya kubabaza. Impamvu dusomye mu itangiriro tuza abantu bamaze kunanirana nuko uyu munsi dufite umuryango, kandi mu byo tubasaba no mu byo tubasabira nuko tutabifuriza kuzananirana mu buzima bwabo. Kandi namwe muri hano mu nyumva mwabagabo n'abagore mwe mureke kunanirana, mureke kunanirana. Abatarananirana Yesu bahumugisha bakomeze, ariko abamaze kujya mu nzira zinanirana baramaze kwitandukanya mwongere mwihuze. Ntabwo umugambi w'Imana wari uwo. Umugambi w'Imana nuko aba bantu babana. Kugira ngo babishobore rero Paulo atanga inama yandikira Abefeso mu bice 5 umurongo wa 22 yavuze uburyo abagabo n'abagore bakwiye kumererana kugira ngo babashe kubana batananirana. Ababwira ngo bagore mugandukira abagabo banyu nkuko mugandukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe umugore we, nkuko Kristo ari umutwe w'itorero, ari ryo mubiri we, ari nawe mukiza waryo. Ariko nkuko itorero rigandukira Kristo, abariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Bagabo mukunde abagore banyu nkuko Kristo yakunze itorero akaryitangira ngo aryeze, amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye, aryishyire rifite ubwiza ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ahubwo ngo ribe ryera ridafite inenge. Uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo. Ukunda umugore we aba yikunda, kuko ari nta muntu wakwanga umubiri we, ahubwo yawugaburira akawukuyakuya nkuko Kristo abigirira itorero, kuko turi ingingo z'umubiri we. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Ibyo n'ubwira bukomeye cyane, ariko ibyo mvuga byerekeye kuri Kristo n'itorero. Nuko namwe umuntu wese akunda umugore we nkuko yikunda, kugira ngo umugore nawe abone uko yubaha umugabo we. Muvuge ngo amen. Haleluya. Ndashaka gusoza kugira ngo twumve amasezerano yabo, ariko ibintu bike nshaka kugarukaho mu nyigisho dusomye. Mbibwira Emmanuel na Esther, nahisemo guhagarara hano kugira ngo binyorohere kuvuga ntabateye umugongo, kuko nimwe tubwira ariko n'abahera bakumviraho. Cyambere nukongera kubibutsa ko kuva mu itangiriro kugeza n'uyu munsi wa none urugo ni impano ikomeye cyane, ni impano ikomeye cyane. Emmanuel na Esther uyu munsi wa none Imana ibahaye impano ikomeye cyane, kandi ni impano utagura, ni impano utashaka muri botike runaka, ni impano imanuka ivuye ku Mana, kuko urugo ni impano y'Imana. Niyo mpamvu igihe cyose guhera uyu mwanya, guhera uyu munsi, mukwiye kumva ko Imana ibasohoye ahantu ariko ibinjije mu rugo, umuryango ibahaye wanyu uri unique. Kubera iki kandi bivahe?
bitangira mu mugambi wayo. Ntabwo urugo rutangira, umuryango utangira, ntabwo byabaye kwifuza k'umuntu ngo umugabo Adamu ngo yumve agize icyifuzo ngo ajyane ubusabe ku Mana ayisaba umugore, ahubwo mu mugambi w'Imana yabonye ari byiza. Emmanuel na Esteri kuba mugiye kubana no mugambi wayo. N'uyu munsi babigarutseho mu misango, bagaruka ko mwakundanye, ni byiza kuba mwarakundanye, muzanakomeze mukundane iteka. Ariko igikomeye cyane nuko mukwiye kumenya ngo rwa rukundo rwacu aho rwavuye rutumye tugeze uyu munsi abantu bose bakaza tukaba turi hano, nuko burya ari umugambi w'Imana. Ushobora gusanga Manuel buri urebye abasore bakunze Esteri, ushobora gusanga uzanye icyuma gipima urukundo, niba bagupima ku metero, ushobora gusanga harimo abamukunze urwagira kure cyane y'urwawe. Umva Esteri, ushobora gusanga mu bakobwa bakunze Manuel, niba bagupima ku biro, ushobora gusanga hari umukobwa wakunze Manuel akarwara n'indege, n'uyu munsi akaba atarakira. Ariko impamvu ibyo byose bitabaye nuko bitari umugambi w'Imana. Niba hari ukirwaye nakire, kuko impamvu bitabaye, impamvu bari hariya, igisohora gusa, ikibaye gusa ni Imana yagambiriye. Imana ishimwe cyane. Na niyo mpamvu wakibaza ngo byagenze gute, Uwambaje yaje Kigali gute, ngo bahuye gute, kuki batagiya, ibyo mutekereza byose impamvu nta cyari gushoboka nuko hari Imana yagambiriye uherekera kose. Uyu munsi rero impamvu turi hano, twaje kuba bahamya buko iby'Imana igambiriye bisohoza. Ariko ikindi gikomeye, ubu mwagira ngo umugambi w'Imana urasohoye, ariko ubu ngubu kuba hano ni icyerekana ko umugambi w'Imana utangiye. Mbega umugambi w'Imana ku rugo rwa Emmanuel na Esteri uratangiye. Imana ishimwe. Na niyo mpamvu amaso yanyu mukwiye kuyavana ku bandi no ku bindi. Hari abatwerereye kugira ngo mugire ubukwe bwiza, Imana ibahe umugisha, ariko nyuma y'ibyo byose ikinini Imana cyayiteranije si ibyo abantu babyinamo none. Imana cyayiteranije ni urugendo igiye gutangirana namwe, kandi urwo rugendo ntabwo ari urwanyu mwembi gusa, ni urugendo rukubiyemo ibyo izakora mu buzima bwanyu, ni urugendo rukubiyemo ibyo igambiriye. Kubera iki? Kubera ko mbere yuko mubaho ibyo yagambiriye kuri mwebwe byabayeho. Uyu munsi rero ni umunsi wo kubabwira ngo Imana ishimwe ko tubayeho mu mugambi wayo. Na niyo mpamvu Manuel, nuzajya ugira n'ikibazo uhura nacyo, ugira ba Esteri mubwira ati ariko wowe umugambi w'Imana. Esteri ugira ba Emmanuel mubwira ati ariko hejuru ibindi byose wowe uri umugambi w'Imana. Bantu mubatsi ngo ni byiza ko mumenya ko burya nta handi rwavuye ni ku Mana. Imana ishimwe cyane. Rwavuye ku Mana, na niyo mpamvu ari n'impano y'Imana. Buriya ikintu cyose ugiha agaciro bijyanye n'uwakiguhaye. Kumenya ko ubugari Imana yaruguhaye bituma urwubaha. Kandi urwo rugo si inzu, urwo rugo si imyenda bambara. Uyu munsi abantu ngira ngo mwarabibonye mu bihe bishize, hari igihe abantu barara bafite inzu n'ibintu, bwacya mu gitondo bagasanga byagiye kandi urugo rugihari. Rero Manuel nimvuga urugo, ntabwo ndi kuvuga za ntebe, oya ndi kuvuga Esteri. We Esteri ni urugo rugenda. Umva Esteri, nimvuga urugo ntabwo ndi kuvuga ya mare na ya myenda ejo muri zavuye kuri mode. Ariko Imana iguhaye kitava kuri mode ni tuyishime. Mbega Imana iguhaye ishaka kushyira mu mutima wawe, ushyira mu buzima bwawe, ukayigishimira, kuko nta handi wakigura, nta handi wagikura uretse kugihabwa n'Imana. Uretse ko ari impano y'Imana, nuko Imana iguhaye urugo, nuko Imana iguhaye umugabo. Imana ishimwe cyane. Kindi nuko guhabwa urugo nyine ni ukwizerwa n'Imana, ni ukugirirwa icyizere n'Imana, ni urukundo rwayo. Manuel, God has trusted you. Imana kugira icyizere kugira ngo iguhereze Esteri, ni icyizere kugiriye. Esteri kugira ngo Imana iguhe Manuel. Mbega
niyo mpamvu uvuga ngo ariko nkanjye ndinde. Niyo mpamvu uyu munsi ukwiye kubanza kugira umutima ubwira Imana ngo Mana, I will never disappoint you. Ntabwo nzatuma wicuza. Manwe, ntabwo Esther Imana imuguhaye avuye muri caguwa, muri second hand, imuguhaye avuye mu rukundo rwayo. Imuguhaye imwimya abandi benshi batandukanye, ikugira icyizere, ikavuga ngo akira nguhaye impano. Hejuru y'agakiza yaguhaye, ibindi bintu byose byiza bibaho byawe Manuel Imana yashyize muri Esther. Hari n'ibyo se yasengeraga azi ko ari uzabirya, ariko Imana ikabitegura ko hari n'ibyo yamusezeranyaga yaraye mu butayu wasenga avuga ati nzabiguha, ariko muri ibyo ngibyo Imana yari yagambiriye ko ari umuntu witwa Tuyishime. Imana ishimwe cyane. Ibyo bikubiye mu rukundo rw'Imana, na niyo mpamvu niba mwarumvise urukundo rw'Imana mwakira agakiza, ikindi kintu wajya ureba ukavanga Imana irankunda, ni ukuvuga ngo ariko Imana igire gutya inyihera umugore wanjye nigengaho, impa umugabo. Ibyo bitume rero umunsi ku wundi ukwiye kumufata neza. Ababafata nabi sinzi aho mwabatoye, ariko umuntu wese uzirikana ko ari impano yahawe n'Imana, uzi icyo bivuze? Bivuze ko Imana izamukubaza, kuko ntiyamuguhaye imutaye, imukurikirana umunsi ku wundi. Rero ni impano, ni umugisha Uwiteka atanga, ni ukwizerwa n'Imana kuba Imana iguhaye urugo, ariko ikindi ni no kwerekana ko Imana idukunda cyane. Icyo nsoreza ariko nuko Imana kuguha urugo ni no kuguha akazi, ni ubutumwa, ni akazi Imana biguhaye. Abagabo muri hano n'abagore muri hano muri mu kazi, muri mu butumwa. Rimwe na ndi gushyingira mbaza abagabo, atari ko mwabagabo mubona kubana n'umugore imyaka 5 10 mubona atari akazi? Bagabo bagambwa ati nakazi. Ntumbaza abagore atari ko mwabagore mwe timubona gutunga umugabo kabana nayo imyaka 5 10 mubona atari akazi? Umugore mwe atavuga cyane ati timushumba ati nakazi gakomeye cyane. Esther rero Imana ikuguha akazi. Buriya hari ibintu bine bikomeye Imana yaremye. Hari ibintu bine bikomeye byaremwe n'Imana, byashyizweho n'Imana, bigengwa n'Imana, kandi buri cyose gifite agaciro gakomeye mu maso y'Imana, ku buryo igihe cyose ukwiye gushaka icyatuma ubana nacyo neza. Icyambere muri ibyo bintu bine, icyambere ni ijuru. Umuntu wese ushaka kubaho neza yirinda kuba umwanzi w'Imana, kuba umwanzi w'ijuru. Muzi impamvu? Ni ibyiza byose bikomoka. Manuel na Esther, niba mushaka kuzagira urugo rwiza, muzabe inshuti z'Imana, kuko ibyiza byose niho bikomoka, kandi byayo ntabwo bicuya, ntabwo bihindurwa n'iminsi n'ibihe, kubera ko yo ni nyiri ibihe byose. Icya kabiri, Imana niyo mpamvu nimubona umuntu wihaye ku mwanzi w'Imana, mujye mumusabira n'ibye byose. Cya kabiri ni igihugu. Ikindi kintu Imana yashyizeho gikomeye ni igihugu. Igihugu mujye mugisengera, mujye mukifuriza ibyiza. Igihe cyose uzirinde ko waba umwanzi w'igihugu, kuko nta mugisha ubasha kubona uri umwanzi w'igihugu. Mujye mugisabira umugisha, mugisabira amahoro, kuko umugisha wacu n'umugisha wanyu, amahoro yacu na amahoro yanyu. Manuel na Esther tubifurije umugisha mu gihugu. Ikindi cya gatatu Imana yashyizeho, indi projet ya gatatu Imana yashyizeho ni itorero. Kuko itorero ryavuye mu buzima bw'Imana, bwavuye mu Imana, muri Kristo watanze ubuzima bwe. Na niyo mpamvu abantu bose bakunda itorero Imana baha umugisha, kandi uzirinde igihe cyose kuba umwanzi w'itorero. Nubona hari ikintu gishaka kugira umwanzi w'itorero, ujye upfuka musenge. Manuel na Esther tubifurije umugisha mu itorero. Mwakuriye mu biganza by'abatambyi, mwabonye umugisha,
buriya Manuel ntugire ngo n'umugore gusa ubonye, bubibonye n'itorero, kubera ko Esteri yakuriye mu biganza by'abatambyi. hari byinshi by'itorero yumvise, simvuze ibyo yariye, vuze byinshi yumvise. Ibyo byose rero bikubiyemo umugisha w'Imana, ku buryo kumugira iwawe uzamenye ko uhafite isezerano ry'Imana. Na niyo mpamvu ntuzatekereze Esteri nk'abandi bagore bandi. Nanashaka kwitekereza nk'umugore wundi wari wese watambutse ku muhanda, uzamubwira ati ariko wowe umenye ko wowe ari itorero mfite mu rugo. Icya kane navuze ko icya mbere navuze ijuru, icya kabiri mvuga igihugu, icya gatatu mvuga itorero, icya kane ni igihugu, icya kane ni umuryango. Umuryango nashaka kubabwira ko Imana ibahaye akazi, kuko umuryango ni ikintu kinini Imana yaremye. Nubwo mwawutangira muri babiri, nubwo mwabona umuryango. Hari umugabo umwe w'inshuti yanjye yagiye gusaba akazi ahantu, karakazi ko kuba umuyobozi. Baramubaza atari ko muri CV yawe ko tutabonyemo ibintu bikomeye wayoboye, ni iki wayoboye cyatuma tugira icyizere ko iki kigo cyacu wakiyobora? Arabwira ati imyaka 18 maze nubatse mfite umugore n'abana, ntawe urantanga agende, numva nta kintu ntayobora. Na niyo mpamvu nubona umugore wubatse, nubona umugabo wubatse, babana n'umugabo n'umugore babana neza, nubwo yabagenda nta nkweto yambaye, ujye umwubaha. Uzi impamvu? Ari mu mugambi w'Imana, ari umushinga w'Imana. Buriya ministeri zose ziba mu gihugu no mu rugo zibamo. Rero Manuel na Esteri uyu munsi Imana ibahaye promotion yo kubagira the owner, yo kubagira abantu bahawe ikintu gikomeye mu maso y'Imana. Aho kugira ngo urugo rusenyuke, burya hasenyuka inzu etage y'amagorofa menshi. Na niyo mpamvu tubasengera ngo urugo rwanyu ruzahore ari rwiza, kuko muhawe impano ikomeye. Nari kubabwira ngo kubaka urugo ni akazi muhawe, ni inshingano. Iyi nshingano cyangwa aka kazi karimo ibintu bitatu mukwiye guharanira. Nubwo ari byinshi kamvuge bitatu nsoza. Kimwe, inshingano muhawe kugira ngo muzajye urugo rwiza, ni uguharanira ko umuryango wanyu uba ahantu Imana ihimbarizwa, Imana ituye. Edeni Imana ishyiramo umuryango, yashakaga ahantu ituye, ikorera, yashakaga abantu izakoreramo, yashakaga abantu basa nayo, yashakaga abantu bazagaragara mu isi, abantu nibo bareba bavuge ngo Imana irahari. Emmanuel na Esteri rero mugende muharanire ngo urugo rwacu gukwiye kuba ahantu Imana ituye. Imana ntizaba umushyitsi wanyu, ahantu Imana ikorera, ahantu Imana ivugira, ahantu Imana ihimbarizwa, ahantu kandi nimubikora muzabona ibyiza byose. Muzi impamvu ibyo abantu batagira badatanga Imana irabifite. Nimubikora, nimubishobora, nimugera ahantu abantu batari, Yesu azaba ahari, Yesu azaba ari kumwe namwe. Nimugera ahantu abantu badafite ibisubizo, Yesu azaba afite ibisubizo. Na niyo mpamvu uhereye umunsi wa none muharanire ko urugo rwanyu Yesu Kristo arubamo, Yesu Kristo arukoreremo, arugenderemo, Yesu Kristo arugiremo umwanya. Mufite inshingano, ubu muhawe akazi ko gukora ibyatuma urugo rwanyu ruba ahantu Imana ituye. Mbega mugire itorero ryo mu rugo. Icya kabiri, nuko Imana ibagize ibisonga. Mbere yuko mwebwe mubana, mbere yuko Adamu na Eva babaho banabana, Imana yari yaremye ibyibakebeye. Manuel na Esteri, hari na byinshi mutabona n'amaso yanyu, ariko guhera uyu munsi mukandagiye ahantu Imana yita urugo rwanyu, hari ibyo Imana igiye kubaha. Imana ishimwe. Hari umugisha, hari ibyo igiye kubaha, hari ibyo bareba n'amaso, hari ububyari izabaha, hari abazazi wanyu. Rero mukwiye kumenya ngo ibintu byose Imana izaduha, Imana itugize ibisonga byabyo. Uyu munsi Imana ibahaye akazi
ko kwakira imigisha ariko no guhinduka ibisonga. Ikintu kibabaje ni abantu bakira imigisha y'iby'Imana bahaye mu rugo barangije ntibamenya ko ari iby'Imana. Miryango ni byiza ko mumenya ko burya ni iby'Imana. Icya gatatu sorezaho, inshingano Imana iguhaye uyu munsi niyo kunezeza umuntu iguhaye. Manuel, ikintu akazi Imana iguhaye uyu munsi nako gutuma Esther anezerwa. Esther, akazi Imana iguhaye uyu munsi nako gutuma Emmanuel anezerwa. Niba hari indirimbo uzi guhimba, indirimbo, niba hari impano ziri muri wowe, niba hari imigisha Imana yashyize mu buzima bwawe yose, burya impamvu yayiguhaye hari ukugira ngo uramye Imana, ariko hari no kugira ngo anezerwe. Manuel, umunezero wa Esther uri muri wowe. Ushatse ko Esther anezerwa, azanezerwa cyane, kandi nanezerwa mu ijuru bazagushima. Na niyo mpamvu uramutse uri umuramyi, uri dirija, uri umukontabure, ni umukozi mwiza Manuel, ndamuzi mu kazi, ariko nubwo bazaguha promotion zingahe, umugore Imana yaguhaye ababaye, nta mugisha uzaba ufite, kubera ko hari uw'Imana yaguhaye kandi izakubaza. Niyo mpamvu uyu munsi ukeneye kwemerera imbere y'Imana ko mu bihe byose uzaharanira icyatuma anezerwa, uzaharanira icyatuma agubwa neza, icyatuma yishima, icyatuma yumva abaye amahoro. Igihe kimwe nari ndi kuganira n'umudamu wanjye, ndamubaza ati ariko iyo urebye urugo urwita iki? Ntarambwira ati rero urugo utandukanye na koperative, ko yize cyane by'amakoperative. Arambwira ati kuko koperative abantu bahuza ibintu byabo bakaha izina rimwe, ukajya ubona bigenda. Niba ari koperative yo gutwara abantu, ino haba izi agence iyihe, niba ari Ritiko, niba ari Virunga, ukajya ubona Virunga igiye ukagira ngo Virunga ni ikintu kimwe, ariko bya winjiyemo ushobora gusanga Virunga ifitwe n'abantu bane, kandi ba bantu bane bo iyo imodoka igiye buri wese amenya imodoka ye kigiye. Uzi impamvu? Nuko muri koperative umuntu wese aba yitaye ku nyungu z'imigabane yiwe. Ahambwa atari ku rugo, umugabo n'umugore bashyira hamwe ubuzima bwabo n'ibyabo byose, mwamara kubishyira hamwe ukajya uhangayikishwa n'ibyiza bya mugenzi wawe. Mbega ikikugira umugabo Manuel ntabwo ari byo bagukoreye, nibyo wakoze. Umuntu uzakwita umugabo mwiza so zatanga ubuhamya ngo ngiye muzabaze ndi umugabo mwiza, oya, ahubwo amasengesho yo mu bwihere yiherereye ya Esther, abantu batumva, ujye uharanira kumva icyo avuga. Ujye wibaza ngo ariko Esther yo yiherereye ageze imbere y'Imana, iyangezeho mbese ashimira Imana. Uharanire kuba icyatuma Esther imbere y'Imana atumva uhindutse umutwaro. Ubiharanire, umva Esther, uharanire icyatuma Emmanuel yumva muganira cyangwa ari wenyine agenda mu nzira, muri havamo indirimbo zishimwe avuga ngo Imana ishimwe ko yampaye Esther. Uharanire kuba umunezero we, kuba ibyishimo bye. Kandi buriya abantu ibintu bashatse barabiharanira, barabikorera, babigeraho. Manuel, niba warifuje ikintu cyatuma unezerwa mu buzima, uzagishake muri Esther. Uzakimushakemo, nutakibona uzakimuhingemo, nugihinga ntikere uzagifumbire muri we, kuko mu buzima bwawe uyu munsi umunezero wawe, gusubizwa kw'inzozi zawe Imana iguhaye mu biganza byawe Esther. Na niyo mpamvu intambwe zose ukwiye gutera guhera none ni uguharanira icyatuma agubwa neza, icyatuma anezerwa, kuko wowe ni wishima kandi wababaye, ntabwo muzamukoze umuryango, muzamukoze koperative. Amakoperative ari hano yihangane, ariko cy'Imana yagambiriye
nuko kubana kwanyu buri wese ahinduka umunezero wa mugenzi we. Ndashaka gusoza mbabwira ngo ibyo rero birasaba kubyiyemeza. Birasaba kubyiyemeza. Impamvu bisaba kubyiyemeza nuko nubwo Emmanuel ari umusore mwiza, nubwo Emmanuel ari umusore mwiza, ariko ntabwo ari marayika uvuye mu ijuru, ni umuntu. Kuba ari umuntu bivuze ko yagira n'intege nke. Kuba Esther ari umukobwa mwiza, ariko Emmanuel nubwo mwita angel kumwita kose, ariko hari umunsi uzabona yabaye umuntu. Umunsi uzabona yagize intege nke, rero uzamenye ko intege nke za Esther niko kazi kawe. Ikikugira umugabo wa Esther uri unique nuko ubasha guhagarara mu ntege nke ze. Ikikugira umugore wa Emmanuel uri unique wa Emmanuel, mbega nuko mu gihe Emmanuel byamunaniye azumva hari ijwi rivuga ngo turi kumwe mu bihe byose, nduwawe ibihe byose, imyaka yose, mu bihe bikomeye n'ibyoroshye. Tubifuriza ibyiza, ariko tukiri muri ubu buzima n'ingorane zijya ziza, ariko ijwi rivuga ngo uri uwanjye ndi uwawe, niko Salomo yavuze, ngo ndi umukunzi wanjye kandi nawe ni uwanjye. Iryo jwi rivuga ngo uri uwanjye mu bihe byose. Ntabwo Imana imuguhereye ibyiza bye gusa, ahubwo imuguhaye kuko ari wowe yakoresha ngo umuhanagure ibizinga n'iminkanyari, maze Kristo azamumurike atunganye. Emmanuel rero ni wowe Imana ihaye isabune n'amavuta byatuma n'intege nke za Esther ziki. Esther ni wowe Imana ihaye isabune n'amavuta byatuma n'intege nke za Emmanuel n'ibizinga yagira, umenya ngo uyu ni umugeni wa Kristo nahawe gutegura. Kandi nubikora mu ijuru bazagushima, mu ijuru bazagufasha, ibyo uzakenera byose mu ijuru birahari, kubera ko ntabwo uyu nguyu ari uwawe gusa, uyu nguyu umusangiye n'ijuru. Kubw'iyo mpamvu rero uzagendane naryo ntacyo uzabura. Tugiye kumva amasezerano yanyu. Ndashaka ko muhaguruka aho muri, mugahagarara murebana. Ba Marine na Parewe bicariye. Impamvu ushatse ko muhagarara murebana nuko Emmanuel na tuyishime Emmanuel na Esther tuyambaze. Ni byiza kumwitegereza uyu munsi, ukamureba mu myaka 5 iri imbere, ukamureba mu myaka 10, mu myaka 40, ukamureba mu buzima bwe bwose. Kuko ari na Yesu yabihamije, avuga ijambo ryo kubana karamata, ryo kubana mu bihe byose, mu buzima bwose. Ijambo ryo guhishurirwa isano mufitanye, nkuko Adamu na Eva, Adamu yabihishuriwe guhishurirwa ngo burya Esther ntabwo inkomoko yiva handi, ahubwo Esther na Emmanuel tuyishime kuvuga ngo wowe ubu wanjye ibihe byose, wowe ubu buzima bwanjye. Niyo mpamvu Pawulo avuga ngo ukunda umubiri we aba yikunda. Guhishurirwa ko guhera none yego yawe ibivuze ngo tubaye umwe iteka ryose, nta gikwiye kudutandukanya. Kimwe nuko ukuboko kumwe kutarwara ngo ukundi kuvuge ngo ntacyo bimbwiye, ukwiye kuvuga yego y'uyu munsi, ivuga ngo Esther Emmanuel ntabwo ari uyu munsi gusa, si uyu mwaka gusa, ahubwo iteka ryose niyemeje ko, nemeye ko, nakiriye ko ngiye kubana nawe iteka muri byose, mu bihe byose. Kandi ni byiza kumureba ukavuga ngo nkwakire nk'impano Imana impaye. Kubw'iyo mpamvu niyemeje ko Imana itazicuza ku bwanjye,
niyemeje ko nzakora ibiri mu nshingano zanjye zose kugira ngo ijuru Imana inezerwe. Ndashaka rero ko mufata ikiganza maze mugatera intambwe mukegera ahangaha imbere y'ayo meza. Babampereye mikrofone. Babahe mikrofone. Mubahe mikrofone gusa. Imbere y'Imana ishobora byose, iz'umutima wawe n'imbere y'itorero ryayo, ndakubaza we tuyishime Emmanuel kwemeye kubana n'uyu tuyambaze Esther ngakubere umugore mushyingiranywe mu itorero. Uzabana nawe mu rukundo ukurikije itegeko ry'Imana, haba umubabaro cyangwa umunezero, arwaye cyangwa ari muzima, mubyeyi cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene. Ntuzigera wifuza abandi bagore. Uzakomeza kumubera umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe. Muzabana karamata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse. Ubitwemerera imbere y'Imana, imbere y'itorero ryayo n'imiryango yanyu. Niba ubyemera urambure ikiganza cyawe cy'iburyo utubwiye kubyemeye. Ndabyemeye. Ha mikrofone Esther. Imbere y'Imana ishobora byose z'umutima wawe n'imbere y'itorero, ndakubaza wowe tuyambaze Esther ko wemeye kubana n'uyu tuyishime Emmanuel ngakubere umugabo mushyingiranywe mu itorero. Uzabana nawe mu rukundo ukurikije itegeko ry'Imana, haba umubabaro cyangwa umunezero, arwaye cyangwa ari muzima, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene. Ntuzigera wifuza abandi bagabo. Uzakomeza kumubera umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe. Muzabana karamata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse. Ubitwemerere imbere y'Imana n'itorero ryayo n'imiryango yanyu. Ndabyemeye. Barakoze cyane. Ubwo amaze kubyemera byose bose, eka dusabe Esther ahindukirire Emmanuel maze abanze amutwikurure aze kurahira indahiro areba uburanga bwe. Kubaha indahiro. Urambuye ikiganza cy'iburyo. Njyewe tuyishime Emmanuel sezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyana uyu tuyambaze Esther wambere umugore dushyingiranywe mu itorero. Nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana. Nzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Nzareka kwifuza abandi bagore. Nzakomeza kuba umwizerwa nateshutse ku nshingano zanjye. Tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agaruka. Mbihamije imbere y'Imana n'itorero ryayo n'imbere y'imiryango yacu. Amen. Murakoze cyane. Ka twakire indahiro ya Esther. Njyewe tuyambaze Esther sezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko
nemeye kujyana n'uyu Tuyishime Emmanuel ngambere umugabo dushyingiranwe mu itorero, nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, nzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Nzareka kwifuza abandi bagabo, nzakomeza kuba umwizerwa ntateshutse ku nshingano zanjye. Tuzabana karamata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse. Bihamije imbere y'Imana n'itorero ryayo n'imbere y'imiryango yacu. Amen. Murakoze cyane. Iyi ndahiro bamaze kurahira bagiye kwihamisha kwambikana impeta. Mubahe impeta. Muzibahe bazifate bazishyire hejuru. Muzifate muzishyire hejuru. Izi mpeta mubona bagiye kwambikana ni impeta icyambere umuntu yambika uwahaye ubutware. Uyu munsi Esteri na Emmanuel kwambikana impeta no guhamya ko buri wese yiyeguriye mugenzi we kana muhawe ubutware. Ikindi ni impeta wambika ukunda washatse, wamubona ukamwambika impeta uhamya ko ubonye uwo washakaga. Uyu munsi kwambikana impeta no guhamya ko buri wese abonye uwo yashakaga. Ariko icyo nsoreza mu itorero, impeta twayihisemo ko iba ikimenyetso cyerekana uwashyingiwe. Niyo mpamvu uhereye none Emmanuel kwambara iriya mpeta na Esther kwambara iriya mpeta, nuko buri wese ahamiriza bamubona bose amubwira ngo uwanjye naramubonye narashyingiwe. Na niyo mpamvu abagabo n'abagore batazambaye hari umuntu ibaza icyo bakiri gushaka. Ariko Esther na Emmanuel iyo mpeta mujye muyambara, ubabonye wese umubwire ngo uwo nashakaga naramubonye. Reka twakire Emmanuel yambika impeta Esther. Kandi kubw'ikimenyetso cy'urukundo n'ubwizerane mpambitse iyi mpeta, nkweguriye ibyanjye byose, nkwemerera ko nzagukunda no kukwitangira nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira, kuko azaguhemukira kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse. Mbikoreye izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Akoze cyane. Reka na Esther nawe amwambika impeta. Kandi kubw'ikimenyetso cy'urukundo n'ubwizerane mpambitse impeta, nkweguriye ibyanjye byose, nkwemerera ko nzagukunda nkakugandukira nk'uko itorero rigandukira Kristo, ko ntazaguhemukira kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse. Bikoze mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Barakoze cyane. Kubwira izina babikozemo, nari mpamvu tugiye kubasengera. Ngiye gusaba abashumba b'indembo mwegere hano dufatikanye gusengera abageni, kandi tuasaba pastor mwese namwe ahantu muri mugiye guhaguruka kugira ngo mubarambureho ibiganza. Kandi turanasaba itorero mwese umuntu wumva ikintu ashaka kubasabira Imana, kuko Imana iri hano irumva amasengesho yacu twese.
reka dusabe abashumba mwese mujye juru aho muri kugira ngo mwese murambure ibiganza ku bw'aba bana bacu, kandi sabe n'itorero mwese namwe mujye juru. Tugiye gusaba umushumba w'ururembo rwa Gihundwe Pastor Mabwe agiye kutuyobora muri uyu mwanya dusenga Imana. Mwami Imana yacu, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, tubanze tugushime ko ugize icyo urema muri uyu mwanya kubw'ijambo ryawe twumvise, ndetse nuko tubaye abahamya b'amasezerano aba bana bagiranye imbere yawe n'imbere yacu n'imbere y'abamarayika n'itorero. Nuhabwe icyubahiro. Uyu ni umunsi waturemeye ngo tunezererwemo, kandi mwami tubaye abahamya w'ibyo uremye, turabigushimiye. Abo wahamagaye kugira ngo duheshe abantu umugisha, turambuye ibiganza abana tubasengera, tubashyira mu biganza byawe mu izina rya Yesu Kristo, tubasabira umugisha, tubatuyeho umugisha muri uyu mwanya mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Imana, twumvise ko urugo ari impano nziza ubahaye, reka rero urugo bahegororoka mu izina rya Yesu. Aho umugisha wadusezeranije mu Itegeko 2:28, baha umugisha mu mbuto zo mu nda zabo kugira ngo bazabyara abahungu n'abakobwa, ukuremye umuryango kugira ngo ukomeze kororoka kw'imiryango biri mu mugambi wawe mu izina rya Yesu Kristo. Baha umugisha n'abazabakomokaho generation ku yindi generation, niba Kristo butize kugaruka, kandi hejuru ya byose ukazabageza kwa ubuzima bwabo bwose batangiranye babanye, umwe yabaga ukwe undi akaba ukwe, ariko uhereye umunsi bagiye gutangira kubana, ubayobore mu kuri kose bayoborwa n'imbaraga z'Umwuka Wera, kuzabageza mu bugingo bw'iteka. Hagati aho mwami bari ubahaye umwanya wo kubana muri iyi si, mu izina rya Yesu Kristo baha umugisha amajya n'amaza, baha umugisha bagiye, baha umugisha bagarutse, baha umugisha ndetse no mu mbuto z'amatungo yabo mwami, baha umugisha mu bigega byabo. Uhereye umunsi ibyo bagerageza gukora byose bibahire, uhereye umunsi ibyo berekezaho amaboko byose bibahire, bishorerwe n'umugisha w'Uwiteka. Reka urugo rwabo urugo ruganwa, reka urugo rusangwa. Uhereye umunsi amahanga azajya aza kubaguzaho, be kujya bajya kuguza. Uhereye umunsi aho bazakomanga bazakigurirwe, uhereye umunsi aho bazashakira hose bazabone, uhereye umunsi aho bazahaguruka bajya gusaba bazahabwe mu izina rya Yesu Kristo. Baha umugisha mu kugukorera kugira ngo urugo ruhinduke itorero ryo mu rugo by'ukuri mu izina rya Yesu Kristo. Ubaheremo umunezero, nubwo hano hanze duhura n'ibigeragezo n'intambara, tugahura n'imisozi n'amataba, ariko reka buri wese yinjiye mu rugo ubaremeye uyu munsi bahure n'umunezero, n'umunezero utangwa n'Imana. Urakoze Mwami Imana kuha umugisha n'imiryango yabo, ababareza babagizeho uruhare rwabo bageze muri uyu mwanya mu izina rya Yesu Kristo. Komeza kugira ngo n'itorero Mwami bakoreramo babone ko kubahindutse umugisha, kuko n'abanyamugisha cyo guhora ku ngoma. Urakoze Mwami, hari byinshi twasaba n'ibyo twabasabiye kubera urukundo tubakunda, ariko icyo tugukundira no kubakunda kuturusha, kandi ibyo twasaba n'ibyo twakwiginga ukaba witeguye kubahera ubuntu. Byose tubyambaje Imana twizeye muri Kristo Yesu. Amen.
njyewe pasiteri Ndayizeye ububasha mpabwa n'ijambo ry'Imana igihe ababiri umwe n'ububasha mpabwa n'itorero rya Pantekote y'u Rwanda itorero ADPR uhereye none nemeje kandi ntangaje ko tuyishimiye Emmanuel abaye umugabo wa Tuyambaze kandi ko Tuyambaze abaye umugore wa Tuyishime Emmanuel nuko ikimana iteranije hamwe mu ntaka gitandukanye bana bacu Emmanuel na Esther Uwiteka abagabo ubuhamya bwo gushyingirwa kwabo Uwiteka umugisha kandi abarinde Uwiteka abamurikishirize mu maso ye neza abagire neza kandi Uwiteka ajya abareba neza kugira ngo babahe amahoro kandi mwebwe ubwanyu mwembi umwuka mu n'ubugingo bikomeze birindwe kugira ngo bitazaguha umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza Imana yabahamagaye yabahuje yabaye gukundana Imana yubakiye urugo yo kwizerwa ibyo byose nuko bikora izabikora tubasabiye ngo ibitekerezo byanyu bihirwe kugira ngo mujye muba umwe uhuze muri byose kandi duhesheje umugisha imirimo y'intoki zanyu kugira ngo ibyo mukora n'ibyo mwibwira gukora mujye muhirwa muri byose kandi duhesheje umugisha imbuto zo mu nda yanyu muzabyare muzaheke muzagire abana muzagire abahungu n'abakobwa muzagire abuzukuru mugire abuzukuruza muzabone ibirori by'abana banyu tubifurije kuramba kandi mubeho umugisha imiryango yanyu mubeho umugisha itorero mubeho umugisha igihugu tubasengeye ngo ubumenyi Imana yabahaye n'impano yabahaye iby'ibyangombwa buri gihe birashoboka ko aho mwanyuze abo mwahuye nabo bose ibyo mwabonye mu buzima bwanyu hari icyabanje birashoboka ko haba abatuyeho ikibi birashoboka ko haba abagambira ikibi mu buzima bwanyu yewe birashoboka ko n'amateka mwagiye munyuramo yakomeretsa amarangamutima yakomeretsa ubuzima bwanyu ariko uhereye none mushobora mukuru duhagaze imbere y'Imana mu itorero ryayo ibyo byose tubikuje amaraso ya Yesu kandi asengera ibyanyu ngo mujye mwabazima rwose uhereye none kandi ukageza iteka ryose mujye muhirwa ababifuriza ibyiza bajye babibona ababifuriza umugisha babone kandi ibyo mukora n'ibyo mugerageza gukora mujye mubona umugisha w'Imana gusenga kwanyu kujye kumvikana aricyo mwisabira n'ibyo musabira abandi bajye bayibona ibyo ngibyo umushumba bibasabiye mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera amen. Ubuhamya bw'uhereye none itorero bizirikana ko Emmanuel Tuyishime na Tuyambaze bashingiye mu buryo bwemewe n'itorero mbere y'uko tuyibaha mureke abagabo n'abagore muri hano mwubatse mugeje maze tubakire muri minisiteri y'ububatsi none icyo biganza nayo mashyi Bakimbagira
mwinshi wagiye wandikira Esiteri, ariko ndashaka gufata ikiganza mwanditseho impeta buri munsi, uhagaze imbere y'umushumba mukuru, uhagaze imbere y'itorero n'imiryango,